Ndi umwana mwiza ndavuga boro boro urasemura kuko umunsi nabaye umwana mwiza pe turashima Imana kuba uyu mwanya mwiza. We thank God for this great time. Reka umfashe wakire mugenzi wawe. Please greet your neighbor. Tugiye kureba sasa kibazo tugira mu rusengero. Umuntu wicaye wowe wenyine. Turebe sasa uzasuhuza uri imbere yawe uri inyuma yawe turebe uko bizagenda uyu munsi. Please greet your neighbor. Wicaye wowe wenyine, protokoli iravunika buri munsi, tuyicare twegerane. Sasa wagiye kwicara wenyine, turebe sasa wowe usuza uri ku ruhande rwawe uri inyuma yawe uri imbere yawe ari hehe kandi abantu bari mu rusengero. Erega Bibiliya iravuga ngo si biza ko umuntu aba wenyine, suko Imana yavuze. Sasa wowe uricara wenyine kandi Imana yavuze ngo si biza ko umuntu aba wenyine. Sasa wicaye wenyine uburi kwireba. The Bible said it's not good for men to be alone. Pe. Reka tongere turebe. Haracyari babandi bicaye bonyine. Nakundi. There are people still seated alone. Reka basi wihobere wenyine basi ko wanze kwicarana n'abandi. Amen. Si biza kutuba twenyine tujye tugerageza kuba bavandimwe cyane cyane mu nzu y'Imana na wamenya. Amen. Mu nzu y'Imana na wamenya. Ushobora kwicara ku ruhande rumuganga ukajya ku bitaro akakureba ngo uyu muntu twari twicaranye reka mufate neza. So please be good to your neighbor. Ushobora kujya gushaka mu avoka. Sometimes you might need a lawyer. Ariko kuko wamwicaye ku ruhande ukamusuhuza neza umusekera. Uragenda gucyo akavuga ngo uyu no muvandimwe muri Kristo Yesu reka turebe iyi dossier tuyihutishe igende vuba. Hanyuma ushobora no kwicara no wawundi tutavuze. Ukamusuhuza neza. Umunsi muka were yafunguye amaso kumbi yari yakwicaye ku ruhande. And maybe that's your future someone. Nukuvuga ngo si biza kuba wenyine. So it's not good to be alone. Ushobora kwicara ku ruhande rwa marene wawe. You can be seated next to your. Umunsi wo gukora buku uriya mu mama akunda kunsuza neza n'uyu mupapa reka mbafate. You find favor because you have greeted them well in the future. That's why it's not good to be alone. Abicaye bonyine bihobere wicaranye n'umuntu ku ruhande wongera umusuze neza umureba. Amen. Hallelujah. Amen. Tugomba kumenyera bintu ibi bintu mbabwira munsi umwe nani ku rusengero iwacu Butare. Once upon a time in our church, home church in. Hari umumama wazaka mu rusengero kenshi. There used to be a woman who would come to church often. Yari maze kumenya aho yicara. And the ushers knew where she would sit. Hanyuma munsi umwe agwa mu muhanda gucyo arimo kuza kusenga arasitara aragwa mu muhanda. And one day she fell off the street. Undi mu protocol amucaho arareba aravuga ngo ariko uyu mumama muzi mu rusengero iwacu nkunda kumwicaza kuri iyi ntebe kuko yarazi n'intebe yicaraho. So one of the ushers from our church recognized her when she found her. Bahita batuhamagara aratusobanurira ngo mumama umeze gucyo na gucyo niwe wamuteruye niwe wamujyanye mu bitaro kuko mugabo we yakoreraga hano Kigali. She called her and she called us and she told us about the lady who fell hanyuma off. Twese tujya ku bitaro tumusanga ari hariya nitorero ryafashije uriya mu mama igihe cy'umugabo we kuza n'ababyeyi be kuva Kigali kumusanga hariya mu bitaro ariko nitorero kubera iki kuko protocol yari yamubonye akamenya aho yicara ni kwa kundi uza ukasuza na protocol hari abantu batazi na protocol za hano araza nyine amoyereka ahantu wakaca hariya uje ureba na protocol na wamenya. So when the ushers found her on the street, they were able to help her because her husband was working in another city. So it's good to know people and greet people in church. Abantu b'iminsi y'imeruka barikunda barireba bakumva ko ari bo gusa mu rusengero ni ahantu Imana yatuhereye. Njye ndababwira fiancé wanje umugabo wanje umusheri wanje namuboneye mu rusengero. I tell you, I found my husband in the church. Ntako namukuye hanze no mu rusengero. I found him in the church. Kandi mureba neza maze kumureba Imana nayo iramfungura amaso iravuga ngo nuriya no mu rusengero namuboneye. Mwebe muraho gusa musinzira mukatuvuna mu masengesho munsengere kandi uwawe ari kukuca hari akazenguruka nyuma akaza imbere ukanga Mana yanjye
mureke dusenga Imana. Haleluya. Mureke dusenga Imana. Mana turagushima kuba uyu mwanya mwiza. Father, for a great time. Urakoze kuba uyu munsi data twabonye kuboko kwawe. Thank you for this day. Kuva mu gitondo mwami twakubonye turashima izina ryawe ryera. Reka mwami muri aka kanya utuhane umugisha twese. Tugiye kumva ijambo ryawe utugirire neza. Musabye abavandimwe bose bicaye hano mbere abashumba n'abandi bose mwami ubagirire neza. Mana n'umu interprete mwami umugirire neza. N'abakamerameri mwami nabo baha umugisha ubagirire neza. Turashima izina ryawe ryera. Mana tugiye kumva ijambo ryawe. Mwuka wera ngwino utuhe ijambo tugomba kubira ubwoko bw'Imana kandi utufashe kurusobanura uko wabitubiye. Tusabiye n'abantu bose bajye kuryumva mwami ubagirire neza. Turashima izina ryawe data. Ni mu izina rya Yesu tusenze twizeye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mbere yuko tumva ijambo ry'Imana ndashaka kubakangurira ku kantu kamwe. Before we hear the word of God, I would like to remind you of one Kutariki thing. 10 ukwezi kwa 10 kuku kwezi. In the month of October, on the 10th day, mpuzamahanga wo kugwana cyangwa kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe. it was an international day for mental health. Hanyuma mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe nakurikiye ikiganiro muri Mwaramutse Rwanda nuko mutakunda kukurikirana n'amakuru n'ibiki. And I followed a discussion on one of the local Umuyobozi radios. mukuru ushinzwe ushinzwe ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe niwe One of the head of the wavugaga. departments of mental health Hanyuma bereka mu bitaro bya Ndera byonyine showed that in one of the hospitals buri munsi bakira abantu 250 they receive about 250 people per day bafite ibibazo byo mu mutwe. with challenge with Aho ni mental Ndera health. gusa ya hano i Kigali. And this is just in one of the hospitals in Tutarafata Kigali, iri Karayesi Butare, not considering the others in the other cities tutarafata n'izindi centre de santé zose bakira mu bari abantu. and other health hospitals who receive people Hanyuma with mental dusanga ko health ikibazo issues. gikomeye cyane dufite nuko bari abantu bose mu bari abantu 250 bakirira hariya mu Ndera ya hano mu bitaro bya Karayesi Ndera i Kigali benshi ni jeune ba jeune. And they found that the majority of those 250 people they receive are young people. Ukasanga ko natwe tufite ikibazo cyo kuvuga ngo twebe turi kuza hano tusengere abandi. And we have an issue that when we come here, we don't take it as a burden to pray for those. Kuko muri abo 250 Out of those 250, baza buri munsi ni ukuvuga ngo buri munsi harimo bakeya baza kufata miti ariko hari n'abandi ni bashasha bakira buri munsi. you know, there are those returning patients out of those 250, but there are others who are new patients coming. Mu 2022 cyangwa 22 umwaka ushize umwaka uriya wundi habaye Last kibazo year in 2022, mu mibare bakoze babonye ko harimo abantu bafite kibazo cyo kugwara mu mutwe 22,000 mu mwaka umwe. it was statistics show that there were 22,000 people with mental health Kandi muri challenges. abo benshi ni jeunesse niyo ifite kibazo And gikomeye. most were young people. Niyo mpamvu uko tusenga niyo mpamvu tubakangurira no kuza ku gicaniro uyu munsi uwatuyoboye mama Miriam na Diacre Welarse twasengeye ibifuzo bikomeye cyane. Donc turabakangurira abavandimwe kuza mu rusengero nabo ari kuza kwicara gusa ariko tugomba no gufungura amaso tukafungura n'amatwi yacu tukareba hanze tukareba n'ibiri hirya no hino. That's why I call upon you to please join the altar of prayer when we come here for intercession. God opens our eyes and we pray for different issues. Bunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Take care of your mental health. Nako ndi kinyume ya neno la Mungu. Nako nagiye ku ruhande rw'ijambo ry'Imana oya ariko bunga ubuzima bwawe You bwo mu need to mutwe. take care of your mental health. Ndabasomera tuntu tukiye gusa hanyuma tujye mu ijambo I'm ry'Imana. going to read a few things and we'll go into the Hanyuma word of God. wirebe aho uhagaze. Ndasoma hanyuma And check yourself. wumve icyo dushaka kuvuga. Umuntu ufite ubuzima bwiza bwo mu mutwe Someone with good mental health arangwa no kugira ibitekerezo byiza, has great thoughts, amarangamutima meza, good emotions, kwiyumva neza mu mubiri, feel good physically, hanyuma akagira n'imitwarire myiza. and has good manners.
niba uri muri ibyo ujye upepera ijuru gusa niba So if wumva you ko find yourself among those, really praise niba God. wumva ko buzima bwawe uranga n'ibitekerezo biza You have wumve ko great ujye ushima Imana thoughts. igihe ufite ibitekerezo biza Praise God whenever you think well. ukagira amarangamutima nos émotions parce que ça aussi ça nous trouble beaucoup amarangamutima meza And you have nabyo great ugomba kubishimira emotions Imana because sometimes it can be troubling. ukiyumva umeze neza mu mubiri wawe And you feel n'imyitwarire good in your myiza skin and you have good manners. nabyo ugomba kubishimira Imana You really need to praise God for hanyuma that. dufite n'abandi bafite ubuzima bubi bwo mu mutwe And we have others who have mental health challenges. ubuzima bubi bwo mu mutwe uwo muntu arangwa n'ibitekerezo bibi They have bad thinking, akagira n'amarangamutima mabi they have poor emotions, imyitwarire mibi bad manners, hanyuma ikatera ingaruka no mu bandi bari kumwe nabo mu rugo mu kazi tukora cyangwa na hano mu rusengero which indeed affects those surrounding them at home and in the workplace, but abantu also in the bafite church. ubuzima bubi bo mu mutwe kubera imyitwarire mibi hari kuntu bahungabanyije n'abandi urugo rukahungabana rusengero rukahungabana ugasanga ari no muri shekina bakavuga ngo uyu munsi turambara mukara wakaza yambaye umweru bakavuga uyu munsi turakora ibingibi wakaza bimeze gutyo ukasanga ni ibintu bihabanye n'ibyo bari mu kututekeka. And sometimes all those have consequences, negative consequences of people around them. Sometimes they ask you to wear a certain color in the choir and you come with a different color. Umubyeyi akavuga mu rugo hano iwanjye ni saa 12 n'igice cyangwa ni saa 2 nta muntu wongera gusubira we akaza saa 6 za nijoro. And when you have a curfew from your parents, let's say 8 p.m., for you you come up to midnight. Umugabo nuko umugore nuko ubuzima bubi bwo mu mutwe nabari ku rubyiruko gusa ariko n'ababyeyi nabo bafite iko kibazo. So poor mental health is not only for the youth, it's also hanyuma for the turebe parents. umuntu ufite ubuzima bubi bo mu mutwe imyitwarire bushize twari twabishizeho hano hari umunsi umwe nabivuzeho gatoya ariko ndashaka ko mbisubiramo kuko I want to emphasize on this kugira ngo umenye uko uhagaze so that you know and check yourself where you stand. umuntu ugire ubuzima bubi bo mu So mutwe reba someone with kuntu poor ameze mental health nako yigirire cyizere doesn't trust, has no self-confidence, gukora ibintu uko bije mu mutwe we do whatever they want spontaneously. akakora ibintu ahubutse They do things just out of spontaneity. kuba ntacyo bimubira iyo atakunda cyangwa we akunda donc ntacyo They bimubira don't uko care ameze about loving or being loved. arakomeretsa abandi They hurt others. akomeretsa abandi buri munsi afite amagambo akomeretsa They hurt others afite tuntu ajomba through abantu words, ugasanga through umuntu words. akakubwira akantu ukibaza se uyu muntu They can say arakijijwe a word yuzuye and mwuka you wera wonder if this bimeze person is gute saved or is filled of the Ukaba- Holy bi- Spirit. bika- ukabona n'umugabo mu rugo nuko bimeze And you find the same thing in the house, in the home as well, with the hari husband. n'abandi bakagira ubwoba And others are afraid. hari n'uwundi akasiba ku kazi Others atamenyesheje miss n'abo work bakorana with no prior notice. n'uwundi akasiba n'amashuri nta n'ukuvuga no mu rugo nta n'ukuvuga no ku mashuri icyatumye asiba Others miss school with no notice. hari n'ukutukana They insult you. hari ntacyo bimubwira igihe yabonye wundi ababaye And they don't care about hurting people. akishimisha n'imibabaro y'abandi And they rejoice from others people's hari pain. ukuntu mugenda na hano mu muhanda nabo You murabona walk with them mukasanga on the street, abana b'abamayibobo bari abana bari mu mihanda bakubitana mu muhanda and you find these street kids fighting each ukumva other. akababwira mubareke turareba uwo muntu ntabwo ari muzima pe bantu bakakomeretsana They find people fighting on the street and they encourage them instead of helping. When they see someone hurting or in pain, they're happy. And when they find somebody happy, they question their happiness. And when they find somebody looking nice, they say, this person is boastful. When you find somebody like that, you really need to pray for them. There are those with poor mental health who have depression. You can't go through depression and come of it just like that.
I wanted to tujye explain to tusengera. you so you know what the issues we need to pray for. Abajeni bari hano The ujye youth ureba here. ibitekerezo byawe ubonye Check your byaparanganyeho gato thoughts. Check your thoughts. uze kureba abashumba. And if you feel a certain way, see the Hari pastors. ukuntu umuntu ajyama ari muzima mu gitondo akabyuka byahindutse, Sometimes you go to bed fine, but you wake up different. ugasanga umuntu yambara akaneza ugasanga ibintu byazamutse, santimetere z'ijipo zazamutse zageze hano. You find your dress code has changed, things are getting Umuntu yakata shorter. akamusatsi neza ugasanga hano hari ibara hano hakaba muhondo, hano hakaba hatukuye, ugasanga ari ibibazo. And you find different color tints in their hair. Ndabakangurira kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. So please check yourself. I really N'igihe wish cyose you usenga great ujye mental usengera health. ubuzima bwawe bwiza, ube ubira Imana, When Mana you ma pray, bitekerezo bizima, ask God for great mental health. kuko igihe good wagize thoughts. ubuzima bubi bwo mu mutwe Because when you have poor mental health, it's a burden to the church, it's a burden to whoever you live with. tugerageze kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, So sivyo? let's try and have good mental health. Reka wikomera amashyi kuko Put your wumvise hands icyo together navuze. if you understood what I just shared. Amen, amen. Ntabwo twareka, ni kampanye turimo turasensibiliza It's a abantu bagire campaign ubuzima bwiza bwo mu mutwe. We're sensitizing people to have great Igihe dufite ubuzima mental bwiza bwo mu health. mutwe tuzubaka igihugu kizima, When we are fine mentally, tuzagira imiryango a myiza, great country, great families, tuzagira n'itorero rikomeye. and we have a strong church. Uzaba umudamu mwiza igihe ufite You'll be ubuzima a bwiza great bwo mu mutwe. woman when you have great Uzaba mental umugabo health. mwiza mu rugo rwawe igihe You ufite have a ubuzima great bwiza bwo mu man when mutwe. you have good mental health. Uzayobora neza aho uri. You will be a great leader wherever you Yesu are. ashimwe cyane. Glory be to Jesus. Ariko igihe wafite mitwarire ibangamiye abandi bizaba bibazo, tuzatangira But when kwirukana you- amadayimoni, When you have poor manners, we'll start to cast out demons. kandi uzumva ko uzahungabanije n'abantu And benshi. just know you'll be a burden to many Parce que people. quelqu'un qui est frustré, il frustre toujours. Someone with a burden always burdens others. Tusobanure mu Kinyarwanda chef. Quelqu'un qui est frustré, il frustre toujours. Umubyeyi wabaye frustré, il va encore frustrer et la femme et les enfants. Ukasanga frustration c'est quoi? Umuntu utatekanye Someone who atuma is n'abandi bose frustrated akababuza frustrates amahoro. others and causes a lack of peace. Mureke tujye mu cyanditso cyacu, Imana ibahe Let's go umugisha. into the word of God. God bless you. Turasoma mu Kubara 27 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Let's read in the book of Numbers, chapter 27. Uzi gusoma Kinyarwanda neza aratufashe asome kugira ngo musobanukiwe icyo tujye kuvuga. Mama atari afite mikro sinzi. Numbers 27, verse 11. Kubara 21 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 turasoma kugira ngo hari ukuntu babishira hariya nubisome ukareba gusa ukaceceka, ariko igihe twabisomye bikakwinjiramo ukamenya icyo dushaka kuvuga. Karibu mama. Numbers 21, verse 1 to 11. Dusombe mu izina rya Yesu. Abayisire baterwa n'inzoka z'ubusagwe. Non, ce n'est pas Kuba. Nombre 27. Numbers 27, C'est Kubara, non? 27 na bari 21. 27. Numbers 27, verse 1 through 11. Uwiteka acira abakobwa ba Serufehadi urubanza. Maze higira hafi abakobwa ba Serufehadi mwene Heferi wa Gileyadi wa Makiri na Manase bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Serufehadi: Mahila na Noa na Hogila na Miluka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eliyezari umutambyi n'abatware n'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, baravuga bati: Data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije. Subiraho cyane kuri ya murongo wa 3. Emphasize Uvuge verse neza. 3.
Verse 3. data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera uwiteka bafatanije na kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu miryango we? Nuko atabyaye umuhungu uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abayisiraheli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Nadasiga umukobwa, muzahe bene se gakondo ye. Nadasiga bene se, muzahe ba se wabo gakondo ye. Nadasiga ba se wabo, nadasiga ba se wabo, uzahe gakondo ye mwene wabo urushaho kumuba bugufi mu muryango we, aba ari we uyenda. Iryo ribere Abayisiraheli itegeko ritegeka uko baca imanza, uko Uwiteka yategetse Mose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Jesus. Reka hano turashaka kuvuga ku inkuru y'aba bakobwa ba Selofehadi. We want to talk about the story of these daughters of Zelophehad. Reka tusome kandi ka verse kamwe gusa. We're just going to read one more Mukubara verse. nako 26 umurongo wa 33. Numbers 26 verse 33. Ni umurongo umwe gusa. Just one verse. 26:33. Numbers 26:33. Selofehadi mwene Heferi ntiyabyaye abahungu, ahubwo yabyaye abakobwa, kandi abakobwa ba Selofehadi bitwa Mahila na Nowa, na Hogila na Miruka na Tirusa. Amen. Turashima Imana uyu munsi kuko Imana yatuhaye umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryayo. I thank God today for giving us an opportunity to share His word. Turashaka kuvuga kuri aba bakobwa batanu. We want to talk about these 5 girls. Nabakobwa nkunda cyane muri Bibiliya. I love these girls in the Bible. Nabakobwa bahinduye amateka, bahindura umugambi w'Imana. They changed the history and the plan of God. Bahindura n'amategeko yari muri iki gihugu bari and the laws barimo. of this country. Yesu ashimwe cyane. Glory be to Aba God. bakobwa n'abantu bari bameze kuntu, donc bahuye n'ikibazo gikomeye They cyane. were special and had a great problem. Kuri uyu murongo wa 26 On this verse, ku gice cya 26 on this chapter of Numbers wabonaka 26, ko ubwoko bwa Israeli ngo hanyuma y'umugiga iyo Uwiteka abwira Mose na Eleyazari mwene Aroni umutambyi ati umubare w'iteraniro, batangira gukora recensement aho muri Israeli. they started numbering the children of Israel for a census. Imana niyo After yabatekereza the gukora plague, iyo recensement cyangwa kubara abaturage bari baraho, God commanded the people to do kandi a census bagombaga no after the kubaha plague, gakondo yabo. and they had to receive the inheritance. Hanyuma aba bakobwa bisanga nta hantu bafite kuko papa wabo nako yari yabyaye muhungu. And these girls found out they had no inheritance because their father did not bear a child. Bagabanya usomye igice cyose cya 26 When you read the barakubira whole bakanaka chapter bakwa 26, Manase bahehe bagenda babaha ubutaka bose bakagenda babaha gakondo yabo bakabereka aho bagomba receive the kugenda. inheritance. Ariko basanga bagera ku bakobwa ba Selofehadi nta kintu bavuze kuko ngo papa wabo na muhungu yari afite. But when they got to the daughters of Zelophehad, they did not give them inheritance because Hanyuma abo Zelophehad didn't bakobwa have a bari son. bicaye bari kumviriza bareba bamenya amakuru bicaye babone biri kugenda hariya nabo baricara barareba baravuga ngo hano nako tugomba kuceceka hari icyo tugomba kuhindura. So these girls heard and they were listening to
how the law were giving inheritance to others, and they said we need to change something. hanyuma abakoba barahaguruka abakoba batanu bose nuko nakonka ibyara nari kuita umwe Nowa wundi Tisa kuko mu kifaransa nutuzina twiza cyane ndabakunda cyane Nowa Milka Tisa donc bakoba barahagarara baragenda barahagarara kwihema gibonaniro babira Mose barahagarara batangira kubira Mose and they started to talk to Moses. baramubwira Mose sasa wowe tumvikane nona And they told Moses, wowe urabona kibazo uje kutukorera do you see the issue here? nuko data atabyaye muhungu nukuvuga ngo nakakondo tufite iwacu Because our father did not bear a son child is why we have no nibiki inheritance. mushaka kutukorera hano What's going on here? abantu bose bafite iwabo Everyone has ariko twebe inheritance, na wacu tufite but we have nothing. nakakondo tufite We have no ariya ku inheritance. murongo wa katatu niho nkunda cyane kuntu Verse basobanuye 3. kibazo cyabo Verse 3, they explain the issue. baravuga ngo data yafiriye mu butayu Our father died in the wilderness, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abateranije kugomera uwiteka bafatanije na Kora but he was not in the company of those who gathered together against the Lord in company with Korah. ngo ahubwo yafanye ibyaha bye But he died in his own sin, kandi ntiyabyaye muhungu and he had no sons. niki kikuze izina rya tata mu muryango we Why should the name of our father be removed from among nuko his family? atabyaye muhungu Because he bore no son? utuweka kondo muri bene wabo wa Give data us a possession among our father's brothers. turashaka gusobanura iki hano What do I mean here? mu buzima burimo ubu ngubu ni buzima busanzwe This is- turimo natwe muri iyi minsi This is our daily life today. abantu benshi bari kwica no kutamenya Lots ibyabo of people are dying from no ignorance, kutamenya uko bameze not knowing who they are and what's ahangaha theirs. nashaka ko turaza kuganira kuri points enye y'aba bakobwa kuntu bagaragaje ubuhanga bwabo We're going to talk about these girls in 4 points. hari kwimenya icyambere point ya mbere ni kwimenya The first is to know who they are. point ya kabiri ni kuhagarara mu kuri The second is to stand in the truth hanyuma bakamenya no kusobanura ikibazo uko kiteye and being able to explain clearly the issue. kwimenya kwanza kumenya icyo barico Knowing who they are hanyuma no kuhagarara mu kuri and standing in the truth hanyuma no kumenya kusobanura ikibazo uko and being kiteye able to clearly explain uyu the munsi issue. turashaka kuvuga mu kwimenya gusa So today we just want to talk about knowing who you aba are. bakobwa bari bazi icyo barico These girls knew who they were, babonaga ko na yindi nzira ihari bashobora kucamo and they found that there was no other way. babonaga ko nta wundi muntu ushobora kubavugira Nobody else could advocate for them. bari abakobwa batanu There were 5 nta girls. muhungu bari bafite iwabo They had no brothers. ariko babona abantu bose bari kubaha gakondo And they found that everybody was receiving hanyuma the baricara inheritance. barareba They looked. bavuga ngo reka tufate icyemezo They said, we need to kuko hano decide. nta data nta wundi kuko bose bumvaga urumva deja ko bari bafite ikibazo gikomeye kuko ba data wabo bari hariya mu iriya teraniro You see, the issue was their uncles were part of the ntako gathering. babavugiye kuko bari bazi ko nta muhungu bafite ni ukuvuga ko ibyabo byose bizaba byabo niyo mpamvu batashoboraga kuvuga n'abariya Their bakobwa uncles did not advocate for them because they knew since they had no son, all the possession of their father was hanyuma going to go abakobwa to their bafata uncles. icyemezo bonyine barajya ku ihema And the barahagarara girls mbere ya Mose decided na to Eleyazari go to Moses by the baramubwira ngo tabernacle. ntako bishoboka And they said, it is mugomba impossible. kutuha gakondo You yacu need to give us our tugomba possession. natwe kumenya niba data atabyaye muhungu ariko natwe tugomba guhagarara mu Just byacu because our father did not have a son, we kandi need to bari get our bazi possession. ikintu gikomeye cyane bari bazi ko papa wabo yafanye ibyaha bye yafuye kubera ibyaha bye ntabwo yagiye kwivanga n'abandi And they knew one thing, that their father died of his own sin. He was not in the company of those who barasobanura mocked ikibazo God. uko kimeze They explained the issue. nkunda cyane imana kuko imana chaque fois quand tu prends une décision forte Dieu aussi intervient. I like God because whenever you decide to act in a strong way, He also manifests Himself. igihe wafashe wowe wenyine icyemezo cyo Whenever guhindura you have amateka yawe cyo decided to guhindura change ubuzima your bwawe story, to change your imana life, irabijamo
God intervenes. hanyuma aragenda arahagarara barabahagarara barambwira ngo nako bishoboka. And they stood by the tabernacle saying Bibiliya it's iratubwira ngo impossible. Musa nako yagiye handi nako yagiye kuhagarara mbere y'abariya bantu kuko yabonaga ko bakoba kibazo cyabo kirakomeye cyane. Musa aragenda ahindukira mbere y'Imana. And Moses understood how hard the issue was. He did not go to the congregation, he went Ako before kanya God. Imana iramubwira ngo At that time, God bariya said, bakoba bavugisha ukuri kuko bari bazi amakuru y'iwabo. God said, those girls are right, those daughters are right because they know the Bari story. bazi uko situation imeze hariya. They knew the Hari situation. ikintu cyagombaga guhinduka mu buzima Something bwabo. had to change in their Na wundi lives. muntu wari kubavugira. No one else could advocate for Uzi them. umaze gufusha umuntu baraza bakakubwira tuzaba turi kumwe. You know, when you Tuzababa just hafi. lost someone, they say, we will be Turi there, we will kumwe. support you, we will be Numugire there. kibazo turi kumwe. In the issue, Ariko we'll be mumaze there. gushingura mukagaruka. And after you bury and you come No back, gusuza ni Imana yonyine. you barely find someone to greet Ari mu you. mama wadusese mu bafakazi aravuga ngo umunsi mugabo we yafuye There is a widow who testified among yarazi the ko widows and abantu said, batangira kumuhamagara. once my husband died, I thought people would Aratekereza come and byumweru call bibiri me. nawe 2 umuhamagara. weeks, no one was calling Byumweru her. bitatu nawe 3 weeks, no umuhamagara. one was calling. Afata telefone wenyine atangira She picked guhamagara. up the phone and started calling. Erega ndahari nafushije mugabo. You know, I'm here and I'm a Ndahari widow nako now. muzi ko tuhari se. We are still here. Abana barahari. The children are Hanyuma here. baramubwira ngo natwe dufite ibibazo byacu. And the other people said, we also have Umumama our own yaradusese issue. aravuga ngo kwanza we nako yarazi no funny. kugura muriro muri cash power. The woman explained to us she didn't know how Mugabo niwe waguraga to load muriro. her units. Umuriro urashira muri cash electricity. power we aziko byose byarangiye amashinani amatara yafuye nani na muriro uhari byafuye byose kumbe umuriro washize muri cash power. She didn't know how to buy her electricity. Bamara minsi 3 mu rugo batafite muriro kumbe nta numwe wuzi ni kuri aba papa 3 beza days. baza akagura muriro akashira muri cash power akagenda na nimero They y'umuntu were na 3 mwana days uzi without nimero ya power cash power because n'umugore nakwazi nimero ya cash The power. widow didn't know Sasa how to yafanye buy na prepaid cash power electricity. yiwe. Murumva bibazo bimeze. You hear how hard things Atangira were? guhamagara abantu. So she started calling Ngaho people. yagiye no gutanga amafaranga ku mu electricien baze gukora cash power. Baze And she gukora started muriro. spending money thinking Mu they need to electricien fix the ageze mu rugo electricity. asanga ni cash power yashize. And when the electrician came, Nako they bazi found na that it nimero ya was cash just power. the electricity. Nako bazi naho She igomba didn't even know the atangira number to kubereka muze load. kureba hano hari the nimero ya prepaid cash power electricity. murebe uko bayifata murebe uko bayinjije batangira kubigisha. And they started teaching them how to do it. Abo bakoba nabo bateserofadi wasanga bari bicaye aho So the same with the mu daughters iteraniro of ryose Zelophehad. z'Abayisiraheli bari bazi ko bazabavugira ngo ariko dufite abakobwa bacu hano mushobora nabo kubaha nibura basi murima mushobora kubakorera akantu gatoya They kugira ngo thought turebe uko babaho. The family members would Bakobwa advocate for them. baraheba nta n'umuntu wabarebye. Nobody did. Nshuti yanjye mu buzima My brother in Christ. igihe utimenye When you don't know who you nkunda are, kubira abantu tukunda kugera nabo ku gicaniro I always tell people who come to ujye the altar ukuraho of prayer, imiteto yo mu buzima. stop being spoiled. Hari ukuntu umuntu avuga ngo njyewe ntako banzi njyewe urabona uko umeze ninde ugushinzwe No one is responsible for atari wowe yourself. wenyine ugomba kwireba. You need to take care of yourself. Ni wowe wenyine ugomba kwihagararaho You n'Imana need to yawe. stand for yourself, you and Ugomba God. kumenya uko ugomba gukurikira You Imana need to yawe. know how to follow God. Ugomba kumenya ukuri kwawe mu You buzima need to know bwawe. your truth Aba in your bakobwa life. bari bafite ikibazo gikomeye. These girls had a Kwimenya strong mu issue. buzima no kumenya wowe uwo They ari need we to know the issue. bizagufasha kugenda neza mu buzima no kubaka Knowing ubuzima who you bwawe. are and knowing your issue will help Yesu you live ashimwe a great cyane. life. Hari abantu b'abatesi bari aho There njyewe are people nako who are bandeba spoiled. kwanza pasiteri yanciyeho nako yansuze The pastor didn't greet me. kwanza n'umujyakoni runaka ngo njyewe yamaye ifunguro ryera nabi So and so deacon did ngo not serve nako me right yandebye during cyane ngo communion. yamaye gusa Didn't gutyo. look at me. They Uzi just bakristo stretched ukuntu their bafite hands. ibibazo. You see? That's an issue. Hari umwe wari warakaye ngo njyewe urabona ukuntu nambaye marineti kera cyane sasa kwa kundi wambara marineti ukagora guke aya ngaya aramfashe sasa nanjye nicaye mu ntebe gucyo mu rusengero hanyuma marineti aramanuka we yaririmbaga I hano was mbere sitting here at the front and my umudamu glasses yanga kuririmba ngo lowered, mama pasiteri yandebye nabi and the woman stopped nanjye singing niyambarire because Mama marineti Pastor didn't nayamanuye look at me gutyo right. hanyuma ngo namurebeye munsi ya marineti
And she umudamu thought, ava mu rusengero and the woman, avamo left tujya the church. kumukurikira turamubaza habaye iki And I followed up to byagenze find out what gute happened. abwira pasiteri ngo umugore wawe yari yandebye nabi ngo yamanuye marinete ngo andebera munsi gutyo ari imbere njyewe nicaye hariya. And she said that she lowered her glasses while staring at me, so I ava mu left. rusengero ararakara. She left the church saying that I had lowered my glasses to abakobwa look ba at her. teselofade bari bicaye mu nama bazi ko So the barabareba. daughters of Zelophehad were at the Simfubi church. se papa wabo siyafuye se Their dad had died. ibibazo birakomeye mama wabo nawe ari There were hariya issues. Their mother was also ariko nta there. muntu wabarebye But nobody looked at ariko them. bafata icyemezo But they took a decision. baragenda barahagarara. They made up their minds. Shuti tujye gufata icyemezo hano ndashaka kukubwira ko tujye kwinjira mu gahunda y'iminsi 40. We are going into our 40 days wowe of urebe prayer biriya and fast. bibazo bindi byose wabonaga ko hari abantu Look at bashobora all those kugufasha. issues where you wowe thought urebe people kiriya could kindi help cyose you. wabonaga mu muryango bitagenda neza Things that are not working in your family. uhagurukane nacyo ugende mbere y'Imana. Stand and take it before the Lord. Musa nawe bamaze kumubwira ikibazo nawe yahindukiye And when Imana. Moses heard the issue, he Imana turned to nayo God. imufatira icyemezo And God made iravuga ngo bariya abantu bavugishije ukuri and said to Moses, these people igihe are right. cyose uri mu kuri kw'Imana Imana Every izakugwanirira. time you stand in the truth of God, He will Igihe fight cyose for you. uzi uko uhagaze Imana Every time izagufasha. you know how you stand, Igihe God will cyose intervene. kwimenya kwanza nicyo kibazo cya mbere kuko hari You abantu need to benshi know who you batimenya. are, because there are people who don't know who they are. Guhagarara mu kuri ko turaza kubivuga nyuma ariko kwimenya kwanza You need to ukamenya know urinde uri iki Who you are, what are uhagaze you, hehe. how do you stand, where are you standing? Hari umukobwa umwe twari twahuye nawe There's a girl we met, yari muririmba ukomeye cyane mu a rusengero great singer in the hanyuma church, a denku tubona worshiper, atwite arabyara and she was pregnant and gave birth. tubaza byagenze gute And we asked what happened, hanyuma aratubwira ngo and she said, arabwira ngo kubyara kinyandaro ngo njyewe nanjye nari ndi kinyandaro nakuze n'iki nacyo kizakura mana yo mu ijuru munyumvira generation y'ibinyandaro gusa. imagine, she said to us, I was born a kuko wowe wari uri bastard, and this kinyandaro child nawe will ugomba also kujya grow a kubyara kindi bastard. kinyandaro. Can you imagine a generation Ntabwo of bishoboka bastards? nshuti. It was sad. wowe fata icyemezo. Just make up your aba mind. bakobwa ba teselofade bafashe The icyemezo girls of baragenda Zelophehad made up their mind bahindura sisitemu yose and y'Imana. changed the whole structure of God. wahindura sisitemu You y'umuryango can wawe change the structure of your family. wahindura sisitemu y'ubuzima You can bwawe. change the structure bamaze of your kujya kwa life. Musa bamaze kwimenya bamaze kwihagararaho After they babonye ko nta muntu bafite knew wo who they were kubavugira and knew no one hanyuma would advocate baragenda for babwira them, Musa uko they bimeze. went and told Moses the wowe situation. ibibazo byawe ubibwira nde? Who do you share your problems with? ubitereka mu muhanda Do you just talk ujya mu about byumba them on the by'amasengesho streets? ujya kuririra abantu hirya no Do hino. you go cry for people left and right? ngwino ku Mana niwe uzi guhindura Come sisitemu to no God. guhindura He's the one amazina. who knows how to change the structure. yosefu yari ahagaze kwa potifari Joseph stood at Potiphar. nta kindi kintu yari gukoraho. There's nothing else he could have mu done. ijuru Imana iratabara And God kuko intervened yahagaze yari azi icyo ari cyo because he knew ntabwo who he yagombaga was. kwivanga nabi. He knew he wasn't going to Nehemiya yari yicaye ku compromise. bwami And Nehemiah was amaze there. kumva amakuru y'iwabo. After he heard the Bibiliya stories iratubwira ngo of their aricara homeland, ararira he arasenga sat, he yiriza cried, ubusa. he prayed and fasted. ufate mu gice cya mbere cya Nehemiya Read the first chapter of hanyuma Nehemiah. ngo aragenda umunsi wo kujya sasa kujya guha umwami izino cyangwa kumukorera And when he ibyo was yagombaga about to gukora serve the king, kuko yari amaze gusenga Because he had prayed, Imana yari amaze kumuzamura mu God had ntera elevated him. amaze mbere y'umwami ageze And mbere y'umwami before umwami aramureba the king looked at him, umwami abona wundi muntu and the king saw atari him wa wundi different. yari yabonye He saw him different. atangira kumubaza umubabaro ni He said, wiki what saddens you, Nehemiah? igihe wasenze Imana When you pray to Imana God, irakuzamura muri God onde elevates muri you to rezo yawe another cyangwa level. muri connection yawe in another Imana connection, irakuzamuramo God elevates you. igihe wagiranye connection n'Imana When you have connected with igihe God, wimenye wenyine ukamenya when uko you know umeze who you are and what Nehemiya ngo you are, aricara sasa atangira kuvuga yo mwami urabizi ibibazo mfite Nehemiah said, mwami ngo mbwira sasa amasengesho ahindura ikiganiro cya Nehemiya wa wundi And wari prayer muhereza changed w'imvino the discussion yabaye sasa batangira kuganira between n'umwami Nehemiah and the king. hanyuma ngo n'umwamikazi nawe ahita yinjira mu And kiganiro the queen joined the Nehemiya conversation. urashaka ko tugufasha iki And how can we help wa you? Nehemiya uri hano we wamenya uko umeze menya amakuru ya bene wanyu menya You, uko Nehemiah, umeze here, know Hanyuma the story, uhagarare. know where you are, and wa know mukobwa how uri to hano stand. niba uri Milika niba uri If Tirisa you niba are uri a girl inde here,
If you are hagarara mu Milcah, kibazo if your cyawe. tears are, please know your story. ufashe Samuel wa mbere mu gice cya 30 ngo Dawidi In amaze 1 kujya Samuel kugwana chapter 3, when David went to war, bagiye baragwana bajyana n'ingabo ze they went n'abantu to be. war with his soldiers, basiga imiryango yabo basiga left their abana basiga families, byose hariya their wives and hanyuma children bagarutse behind. basanga umujyi bari barimo barawutwise hanyuma bajyana ibintu And byose when they barabijyana returned, they found the city burned to abandi bantu ashes and bose had ngo stolen their bararira families. abagabo bararira And the men ibintu cried. byari bimeze nabi Things were bad. ariko ngo Dawidi arabareba barashaka David no looked at kumwica them. barashaka no kumukubita They wanted to kill him. nkunda cyane kuntu Bibiliya ivuga I ngo like what the ngo Bible Dawidi s'appuyait sur son Dieu. Dawidi yari David ku Mana ye stood yari ahagaze strong ku on the Mana ye Lord. hanyuma arahagarara avuga ngo munzanire fodi vuba And said, bring munzanire me the fodi effort. abantu bazi Imana bahindura system yose People who know God can change the Dawidi whole arambara structure. arajya kubaza Imana Mana And David mbakurikire went to ask the Imana Lord, should iramubwira I ngo pursue bakurikire them? He said, pursue them. aragenda arabakurikira And he pursued ariko them. kubakurikira Imana nako yamubwiye ngo babakurikire He didn't say just pursue kuko them. yari amaze gusenga mwuka wera Because akamuyobora he had uko agomba prayed and he was kubakurikira being led by the Bibiliya Spirit itubwira of ngo God. umuntu wagejeje Dawidi aho bana be bari bahari aho bagore be bari bahari ni umuntu wundi w'umucakara wari ujyamye shebuja yamutaye hariya yarashonje niwe wafashije Dawidi. And the slave who was left behind was the one who helped David to show him where his wives and children were. bavandimwe kumenya imbaraga ufite muri wowe Knowing nibyo the byagufasha power in guhagarara mu you kibazo will urimo. help you stand in the issue. Abakobwa ba Teselofadi bahinduye system yose ya Isirayeli iko giye. So the daughter of Zelophehad changed the system of God. Imana That time. iramubwira ngo kuva uyu munsi And God tugende sasa musi From today, listen to me, Moses. umuntu utabyaye muhungu umukobwa we agomba Anyone guhagararamo. who did not bear a son, mbega amakuru meza their y'abakobwa daughter ba will inherit Teselofadi their possession. utabyaye muhungu abakobwa be bagomba If you do not guhagararamo have a son, the n'uwo daughters will utabyaye bene wabo inherit. bagomba kuzamo system yose And irahinduka the whole system changed. shuti ufite imbaraga zo guhindura You system have yose the urimo power to change the system. wahindura ubuzima bwawe ukaba You mugabo can muzima change your uyu munsi life and be a strong man. wahindura ubuzima bwawe ukaba mugore You ukomeye can mu change rugo your rwawe life and be a strong wahindura woman. ubuzima bwawe ukaba mupapa You mwiza can change your life and be a great hari ukuntu father. bavuga ngo iwacu nuko bameze na That data nuko sometimes you yari say ameze that's how na things mama are. nuko yari My mom ameze was that- iwacu my nuko father was bameze like oya that. No. njyewe ndahagarara kuri njyewe ni njyewe I will Josephine stand on ni my njyewe uri own kuri as tere Josephine. I'm one on the field. ni njyewe uri kuri tere I'm the one on the field, on the data nawe uhari battlefield. yarapfuye papa nawe uhari yarapfuye My husband is no longer. I'm here. papa My father is no longer mama here. yarapfuye My mother is no cyangwa longer barahari here. ariko nta bushobozi bafite And they cannot help me. ni wowe ugomba kugira icyo ukora It's you alone. ni wowe ugomba guhindura You alone need ni to wowe ugomba change. guhinduka mu You mitekerereze alone yawe need to change your twavuze mindset. hano n'imitekerereze We mizima talked about mindset, ugomba good kugira thoughts. ibitekerezo bizima kugira You ngo need to uhindure have sisiteme good irimo thoughts for you to change the abakobwa system. ba Teselofadi niba bari The kuvuga ngo daughters of Zelophehad, turi imfubyi turi bakoba If they had said, kwanza ntako we batuvuze are orphans, na we have data no wacu father, yatwibagiwe even our uncle na kwa forgot kanaka us, batusize so and so left nuko us. nyine twiberaho It's just life. bari gukora iki What would Nta kintu na kimwe bari happened? kubona. Nothing could have been done. turaza kureba ukuntu bafashe gakondo yabo We are n'ukuntu going to Imana see how they yayoboye ukuntu inherit. bagombaga gukora They received their inheritance. Yesu ashime cyane Glory be to uyu munsi Jesus. ndashaka gusa kukubwira ko wahinduka Today, I just want to tell you, you can change. wahindura sisitemu You can y'umuryango change wawe the system of your family. wahindura ubuzima You bwawe can change your life. wagira icyo ukora There's ukahindura nawe something you uri can do and wahindura change. uburyo bwo kureba You can change the way you see wahindura things. inshuti ziri You kukujyana can nabi change the friends and stay away from the wahindura bad ones. sisitemu yose y'ubuzima bwawe You can change the whole ugahinduka life ukavuga structure. njyewe ndava hano ndajya hano And say, I'm living from one place to this birashoboka place. muvandimwe It is natwe possible. twese twabigeyemo turabizi We all went through that. We know. turabizi dufite buhamya We gutyo know. bwuzuye We have bwuzuye safuriya testimonies upon testimonies. kuba ushatse ku babyeyi bize papa depite mujye mumfata neza uzi ko papa wanjye yari depite You know, my father used to be a member of the parliament, you know. mama yari directrice ukomeye And my mom was a director. twavugaga igifaransa cyiza cyane We used to speak great mwebwe French. muvuga byongereza kuko twebwe twavuga ngo tu parles le français comme si tu avalais Mitterrand
You speak French as if you swallowed the president of France. kiriya kifaransa wumva hari ukuntu twajyaga no ku ishuri tukavuga ngo uyu munsi turabakoroga mu kifaransa turabereka ugatangira donc ukajya kwiratira gusa abantu ukuntu uzi kuvuga kifaransa. And you would boast about your French and your ariko different haje vocabulary. umunsi umwe gutyo But one day, situation yose irahinduka, things change overnight. byose birahinduka Things mu munsi umwe. changed in one day. undi akubitira hariya undi akubitira hariya. One left, the other one barangije right. papa After, aragenda mama wamushakira abandi bagore babiri pu baragenda hariya mama My nawe father turasigarana nawe hariya. brought two more wives and my arangije nawe mom aravuga ngo left. abana benshi gutyo ninjye wababyaye mureke nanjye mbereke nawe arakata nawe aragenda. When my mom saw my father with different wives, she turasigara mu also nzu left. twenyine turi kurebana, ariko ntako byatubujije kubaho. But it didn't stop our life. Tu dois vivre malgré la You situation. need to live regardless of the challenge. wahindura system y'ubuzima bwawe, You can ukahindura change your whole life ibitekerezo, structure, ukahindura change your imvugo, perspective, change your ukihagararaho language, hamwe and n'Imana. stand strong with God. Haleluya. Amen. hari abantu b'abatesi baraho. There are people who are spoiled. Njyewe nako nzi papa, I don't know my father. uko mumbona hano, As you see me here, n'ababazi ko twebwe batutaye mu rugo tubazi tubabona, you know, wowe even when you uramuzi have ngo them, they can be useless. So how much more you mbega ba- knowing them? mureke tuhaguruke dusenge, Please stand tuzavuga and we ubutaha. pray. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Glory be to bavandimwe Jesus. ndashaka kugukangurira I want to kumenya remind ukamenya you. uwo ari we, I want to ukimenya. awaken you and know who you aba are. bakobwa bari bazi These mateka daughters y'iwabo, knew their story. bakamenya uko bagomba guhagarara They knew how mu they kibazo needed to cyabo. stand in the wowe issue. si kubera ko uri kurirarira, So why are you crying? mutu iko nalia saa pusi. Pusi igihe yashonje ikabona imbeba irarira, ikabona ibintu byose. Just like kubera a iki? couch meowing. wahagaze, Stand still. ba wowe ba mugabo, Be yourself. Be strong. hagarara, va mu bintu byo kwirizariza. Stand and aba stop being bakobwa niba bari spoiled. kwirizariza, Imana nako yari kuhindura iriya If these system. daughters had just gotten spoiled, nothing would have changed. Sinzi ikikubangamira mu I buzima don't know bwawe, your issue. sinzi ikintu kikuriza, I don't know what makes you cry. sinzi ukuntu wifata, I don't know how you handle sinzi yourself. ukuntu uhagaze, I don't know how you're ariko standing. dufite Imana mu ijuru izi But we have guhindura a God in amateka. heaven who can change hari your Imana story. yakuhindurira He system can yose uyu change the munsi, system. igahindura system He can y'umuryango change the wawe. system of your Imana family. yahise ihindura abakobwa God changed the barahagarara. daughters and they stood turaza kubona strong. ukuntu bashatse n'ukuntu babayeho. We are going to see how they got married Kwimenya, and how they kwimenya. lived because they knew Reka who they were. usikwe najifananisha na mwingine mutu. Don't compare yourself to somebody else. hari abantu bashaka kuvuga ushaka gusimbuka. Njyewe There hari are people who ukuntu want hari to ukuntu jump. perezida, reka ngutangire urugero, hari ukuntu asimbuka hano aririmba, ukabona aririmba wese, nanjye nkagerageza gusimbuka ntako bimbamo, donc ndagerageza nkagenda Sometimes I want wapi to praise bikanga. and jump like others, but hari I abantu can't. bashaka kwigana, So there are people who want to ukashaka imitate. kureba ngo njyewe nzaba kanaka, They want to say, I'll be so ukakompara and urugo so. rwawe You n'uruwundi, compare your ukikompara marriage with n'uwundi someone muntu. else, your family ba with wowe someone. kugira ngo Imana Be unique. ikugirire igitangaza. And see God perform a miracle. abana bateselofadi bari kuvuga ngo uko batatuhaye gakondo yacu, reka tujye kwa data wacu, reka tujye kureba mama wacu, wasanga bashobora kutushira mu gakondo y'iwabo. Jamais. Never. Ugomba kwihagararaho You hamwe need to stand n'Imana. strong because you know God. Dufite gahunda y'ibi byumweru bitandatu We have by'amasengesho. 6 weeks of prayer. Ukunda cyane iminsi 40. I love the 40 days hariya of hari prayer. ukuntu usabana n'Imana buri munsi mu gitondo saa sita n'umugoroba You uri fellowship kumwe with n'Imana. God morning Imana and igenda night. ikwereka n'ibindi. And God shows you more things. Ukunda cyane n'abakristo bo mu minsi y'imibizi. And I love the people who come for prayer uzi during kuva the ku week. kazi ukaza mu rusengero. Do you know living uri work umuntu and you come ukomeye to cyane, pray? reka wikomera You're amashyi. very important. Please put your Haleluya. hands together. uri umuntu ukomeye, You are very ugomba no important. guhindura ibindi byose. And you will change other n'ibintu things. uri gukora, akazi kose ufite reka kukasuzugura. And do not despise the work you're ikintu doing. cyose ukora ugomba kugifata neza. Everything you do it ngo ibyo excellently. tukora byose tubikorane n'umwete. Do with great zeal. reka gukora ibintu Don't do mediocrity. n'iminenembwe, ni gukora n'iminenembwe cyangwa n'ibiko bavuga, ukakora ukuntu utifata neza, Don't be ukumva mediocre. kubabarira,
ukumva ko barakureba pasiteri yakureba ngo afite ikizamini kwanza se afite ikizamini ejo birakureba donc ukumva ko njewe ukifata nyine winyonganyonga ndugu yangu acha blage maisha ni magumu kama una nini ngo kama una kama nini songa mbele kisha hari kuntu bavuga ngo kama una kama kitu kani ngo songa twende reka usonga mbele kabisa. Life is hard, so even with nothing, you need to move forward. Sinzi kibazo kikubabaza. I don't know the issue you're ariko ufite facing, burenganzira bwo guhindura system yose. but you have the power to System change yose the whole irakureba. system. System yose irakureba. Iwanyu birakureba. Kakondo Concerns you. iwanyu Your irakureba. inheritance concerns Bene wanyu you. barakureba. Your siblings is Nehemiya your yahinduye concern. system yose. You need to change the whole Dawidi structure. yahinduye ibintu byinshi. David changed a lot of Joseph things. yahinduye system Joseph y'iwabo. changed a lot of things in Abo his bose home. n'abantu tusoma muri These are Bibiliya. people we read about in the Daniel Bible. bahinduye system Daniel yose. changed this whole Esther system. yahinduye migambi yose Esther changed the y'abanamani. plans of Abo these bose nibo people. turi kureba. And we are all looking at Uyu these munsi nawe people. wahindura system Today you yawe. can change the Reka system ugire of icyo ubwira God. Imana. Mana Say turagushima something ko to Imana God. ikomeye. Turashima izina ryawe ryera mwami. Urakoze mwami kuba aba bakobwa bateselofadi mwami. Twabonye kuntu wahinduye system yose mwami. Amategeko yarahari urayahindura mwami kugira ngo abana bawe mwami w'abami babone umugisha. Uyu munsi mwami nzanye ubwoko bwawe mu maboko yawe data. Utufashe data mwiza tukahagarara mu ijambo ryawe. Muka wera ngwino utuyobore tuyimenye tumenye n'icyo tugomba gukora. Tuhagarare mu ijambo ry'Imana, tuhagarare mu kuri kw'Imana. Uko wabivuze mwami ngo abakobwa bateselofadi ngo bavugishije ukuri. Uyu munsi turashaka ukuri kwawe mwami kumenyekane muri twe mwami. Abantu bamenye ukuri. Muka wera ngwino tufashe tumenye ukuri kwacu, tumenye ukuri mu buzima bwacu, tumenye icyo turi, tumenye uko tugomba gukora, tumenye naho tugomba kuganisha ubuzima bwacu. Reka mwami tufashe data. Turakushima kuba uyu mwanya mwiza. Nsabiye abana bawe mugisha mwami w'abami. Ubahe kuhagarara mwami. Ubahe kufata byemezo bikomeye mu buzima bwabo data mwiza. Ubahe inshuti nziza. Ubahe mwami kurekura ibintu biri kubazingira data mwiza bikagabuza kugera kuri promesi yawe data. Turakushima kuko uri Imana ikomeye. Urakoze mwami kuko urahari. Urakoze data ku munsi uje kuvura wundi mutima, uje kuvura bikomere data, uje kuhindura mitima data. Uravuga ngo waje kukiza mwami abafite imvune mu mitima data. Hari abantu bafite imvune mu mitima yatumye mwami batashobora gutera intambwe, ariko turakufite wowe data kuko niwe Mana ukiza, niwe Mana utanga ubuzima, niwe Mana ufasha abantu bose data. Turakushima kuba uyu mwanya mwiza mwami. Tugukomeye amashishime data ko Imana ikomeye. Urakoze mwami, urakoze Mana yacu. Amen, amen. Turabakunda cyane Imana ibahe umugisha. God bless you. Karibu kandi ku cyumweru. Come back Sunday. Genda utekereze kuri system ushobora kuhindura. Hanyuma Imana izakugirira neza. Murakoze cyane. Thank you. Mugoroba mwiza. Good night.